nejejwe nuko nongeye guhura n'umushumba w'itorero Redeemed ni itorero rikomeye rinini ryashinzwe mu 1992 niba ntibeshye aho ryakorewe cyangwa ryatangiriye mu mujyi wa Kigali 2018 ubwo ndavuga Bishop Rugagi cyangwa apotre cyangwa pasteur bitewe nuko umuha icyubahiro dore ko nabonye hari abamwita Revera 2018 ajya muri Canada n'umushumba wa benshi n'umubyeyi wa benshi ni intumwa ni umunyamasengesho ariko nanone akaba ari umwe mu bagabo bakora ibitangaza ndetse wabiherewe n'ibikombe aho yagiye yitabira amateraniro cyangwa ibiterane bikomeye mu bihugu bitandukanye harimo Canada, Kenya, Ethiopia aho akunze gutumirwa cyane mu biterane binini cyane nk'icyitwa Revive Fire ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Intumwa ndakwakiriye. Urakoze cyane kamarade n'abakunzi bose ba 3D TV. Amakuru y'iminsi Turashima Imana. Urakomeye. Turashima Imana turakomeye ko ubibona kandi Imana ikomeje kuturinda. Yego. Umuryango twese na amahoro. Umuryango uraho iyo tuvuga umuryango tubivuga mu buryo bwagutse. Umuryango wanjye bwite ariyo family hari n'umuryango mugari w'itorero cyangwa w'amatorero aho bose ni family rwo cyane umuryango wanjye bwite ndetse n'umuryango mugari w'itorero twese turamahoro. Yego. Ikaze niwe tugiye kubana reka nshishikarize abakunzi bacu abakoze subscribe cyane cyane aba diaspora abari muri Amerika muri Canada mbona message zanyu mumubwira muti apotre umushumba Bishop kabisa wongere umuganirize duherukana muri konseri ya Healing Worship Ministry wafashijwe kabisa. Yego hari ibihe byiza kandi babiteguye neza. Meruka ibihe nk'iby'amakonseri ari hashize igihe. Byarakorereye kubera umwanya wawe bavuga yuko uri muke cyane. Yego ntago amakonseri araba ariko akenshi usanga bihuriranye nuko ntahari kubera kalendari ibi itanyemerera kuboneka ugasanga bibaye nanjye ntari mu Rwanda cyangwa se bibaye mfite gahunda zindi z'umurimo w'Imana bigatuma wenda ntabasha kuboneka ariko ndabikunda cyane. Niki wabonye kidasanzwe muri ya konseri ya Healing? Niki kidasanzwe uvuga kabisa iki kintu muri konseri ya Healing cyari gitandukanye? Ikintu kidasanzwe ni ibihe bidasanzwe. Nicyo kintu kidasanzwe ni ibihe bidasanzwe byabereye hadasanzwe. Ni nkuhe muramya gufashije? Bose baramfashije cyane nani Papi Clever nabonye kabisa. Papi Clever urumva aririmba indirimbo zo mu gitabo. Yego. Kandi indirimbo zo mu gitabo zisa nkaho arizo namenye cyane kandi nkunda cyane kandi zinyibutse ibihe byinshi byiza byo gusenga. Muri zo ndirimbo zose aririmba zo mu gitabo we hamwe na madamu we ni indirimbo zijya zimfasha kuko ni indirimbo abantu benshi muri iki gihe ntago bashobora kuba banazumva Clever ziririmba bakagira ngo wenda nizo yahimbye ntibanamenye ko ari indirimbo zo mu gitabo kubera ko zitaririmbwa kenshi ahantu hatandukanye. Ari n'abaramyi usanga abaramyi benshi ntibakunze kuzikoresha ni bake cyane ushobora kumva. Undi nigeze kumva zikoresha ni Aime Wimana mugabo w'umuhanga cyane. Yego usanga afata n'izi Burundi
akazivanga n'izo mu Rwanda. Ubu ngubu ni byiza kuko Papi nawe asigaye afata n'izo mu za wokovu zo mu gatabo kagakiza ziriya zo muri mu bihugu tuturanye, nazo asigaye aziririmba ku buryo n'abandi nabo mu bihugu bya East Africa ugasanga nabo barabikunze. Ni byiza cyane, batangiye kumenya ko indirimbo zitagarukira ahangaha gusa, ahubwo zigomba gufasha nabo duturanye bo mu karere, kandi babonye inyungu zabyo. Yego. Wari wafashijwe cyane n'umuhungu wawe kabisa. nari nafashijwe, ndari kumwe n'umuhungu wanjye, nawe arabakunda ba Papi n'umudamu we. Yego. Ndetse n'amakorari ya healing worship nasanzeyo n'abandi bahungu bacu ba True Promise. True Promises, yego. Bo batangiriye ku birenge byacu, babaye hafi basaba inama, ariko urwego umuntu abona bagezeho ku buryo bamenyana na ba Dube ba South Africa. I'm very proud of that. Ibyo ndabirashimisha ko inama zose umuntu yagiye aha abo bantu ubona ko uyu munsi n'abagabo, bamwe n'abagabo, icyo gihe bari kiri dutoya, ariko umunsi n'abagabo, uyu munsi barashatse, barabyaye. Iyo mbonye bariya bose, ntabwo narondora amazina yabo bose, nkabona uko basigaye bahagaze. Wow. Ko True Promise nigeze kuyakira yose mu rugo iwanjye. Yego. Warabipevye? Yego, narabakiriye iwanjye mu rugo. Bararya baranywa mu rugo cyane, tugira ibihe byiza. Yego. Abantu batabizi, Bishop umwe mu bantu rwose boroshya ubuzima, bari hari ukuntu abantu bagutinya, nawe urabizi? Oya, ntabwo mbizi. Abantu benshi kabisa bavuga yuko ugifite igitinyiro, ntago ari umuntu apfa kukubwira ibyo ari byo byose abonye. Ukeka ari iki? Hari ijambo ry'Imana riri mu Kuva igice cya 23:27, aravuga ngo nzashira igitinyiro cyanjye imbere yawe. Birashoboka ko Imana ishobora kubikora ikaba yashira igitinyiro imbere yawe, kubera ko mba ndi mu mwanya wo gusenga, mba ndi mu mwanya wo kuba muri ofisi, mba ndi mu mwanya wo kwita ku mirimo y'Imana. Nta gahunda dufitanye, ntago tushobora kuba gufrekanta wenda ahantu nta gahunda, ntibishoboka. Ariko tuba ducishijwe bugufi imbere y'Imana ku bw'imirimo y'Imana, nta kindi. Pastor, impamvu nyamukuru usibye ko ni na nyinshi cyane nubwo ari nyamukuru, mu minsi ishize ministeri yitwa Grace Room iyobowe na Julienne Kabanda yarafunzwe. Nawe wahuye n'ibibazo byo gufungirwa itorero mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyo bigenze kuri ubundi, umushumba bakwiriye kwitwara gute kuri wowe? Gufunga birashoboka, kimwe no kubaho no gufungura. Burya hari ijambo rivuga ngo nigiye ukinga ntihagire ukingura, nakiyungura ntihagire ukinga. Imiryango ifiziki ishobora gukingwa, ariko imiryango spirituelle ntabwo igikingwa. Icyambere iyo bibaye imiryango igaragara ikinzwe, uwo bigezweho afata umwanya wo gusenga. Afata umwanya wo gusenga. Ubwo uri kubitubwira nk'abibayemo? Yego. Ufata umwanya wo gusenga, ukabana n'Imana kugira ngo Imana iguhe ibihe bidasanzwe, kuko hari ibintu biba bikugezeho witeguye cyangwa se utiteguye. Imana yarabikubwiye cyangwa se bikaba utabizi, kuko hari uburyo bubiri. Hari igihe Imana igutegura ku bihe bigiye kuba. Iyo iguteguye ku bihe bigiye kuba, nawe utegura abantu. Hari uburyo udashobora kubivuga weruye, bitewe nuko wenda urindi imitima y'abantu. Hari n'igihe ushobora kubivugira mu migani kugira ngo umunyabwenge agire icyo abikuramo. Bivuze ko abapasiteri benshi bajya gufungirwa barabibonye cyane. Urugero nkawe wigeze ubibona? Narabibyitorero.
narabivuze kandi ntabwo bigeze bamfungira kugira ngo wenda mbigire bamfungiye ahantu nakoreraga bitewe nuko bwari bwabaye bwinshi bari benshi kondisiyo abantu bari benshi yewe ntabwo bigeze bamfungira for information kugira ngo dukosore icyo kintu kuko hari igihe ushobora gutera confusion abantu bakavuga ngo bishop baramufungiye cyangwa bagize gutoya nagiriwe inama na RGB nagiriwe inama na karere kubera ko ahantu narindi hari ubwinshi bw'abantu bahagarara mu madirishya ubushobozi bwaho bwatangiye bwarabaye buke baranyandikira baravuga rero kubw'umutekano w'abantu ukabona abantu bageze no ku maparikingi bamwe bicaye hanze abandi bicaye hirya inyuma so ntago yewe bigeze bamfungira kubera ko nibyo bafunze ni capacity noneho ikindi cya kabiri aho hantu bakavuga ngo dushireho ama sound proof n'ibindi icyo gihe nibyo bya sound proof byari byeze byari bikiza abantu barekarama urusaku yego ku buryo no kujya gusengera muri gufata muri Serena nabigiriwemo inama n'umuyobozi wa RGB yaravuze rero mu gihe utarabona aho hantu hatarakorwa waba ujyanye abakristo bawe ahantu hujuje ibisabwa kandi turabona ngo muri Serena hujuje ibisabwa so nagiye muri Serena kubera Professor Shyaka ariko nicyo gihe wari ufite amafaranga kandi n'ubu uracyayafite yego ndanamushimira umuyobozi wa RGB wari umuyobozi wa RGB Professor Shyaka twakoranye nawe neza bya hafi kandi ibyo ndabimushimira kubera ko Anastasia Professor Shyaka Anastasia arampamagara arambwira rero bitewe nuko hari ahantu wenda mu gihe ugomba kubona ahantu musengera hujuje ibisabwa kandi ndabona aho hantu mu mujyi wa Kigali bitewe n'abantu ufite wabona ya Serena niwe sinari nzi ko Serena nahakorera niwe wangiriye inama ngiye Serena barabyemera hanyuma dukorana amasezerano ntabwo bigeze bamfungira ahubwo ahantu hatujuje kandi hari ibibazo by'abantu benshi cyane cyane ku giterane twagiraga buri wa gatatu urumva Serena aho twahasengeraga rimwe mu cyumweru amakuru avuga yuko buriko mwasengeraga mwishyuraga miliyoni nibyo koko buriko mwasengaga ku cyumweru ibyo ni ibanga ry'itorero amasaha 2 miliyoni kabiragiye ntago baduhaga amasaha oya ntago ari amasaha ku cyumweru twari dufite umunsi wose ntago twakodeshaga amasaha oya twari dufite umunsi wacu ku buryo dusoza abamfite bampaye na biro yo kwakiriramo abantu ku buryo twakoranye neza na Serena so byabaye ngombwa kugira ngo tuhave tubone ahantu twari tugiye kugura i Remera kugira ngo dutekereze ibikorwa by'itorero bya buri munsi naho tuhageze tuhateraniye rimwe haruzura nari ndi kumwe n'umuyobozi wari umuyobozi wa Gasabo Murangwa arambwira rero aha hantu rimwe gusa ugasanga bibaye gutyo ubona nabyo bibaye ibibazo so aho niho twongeye kandi gusubira kuri Serena tubona dushaka n'ahandi hantu aho kuko urumva aho ngaho kugira ngo ubone ahantu ugomba kugura kubera capacity rero ni ngombwa kugira ngo ushake ahantu hagendanye n'ubwinshi kandi abantu batekanye ahantu hari umutekano w'abantu na buri kintu cyose ndetse nzagusaba ko muri Nairobi muri Kenya bagombaga kuma ihema rijyamo abantu 30,000 ndabisaba wari minister icyo gihe byose byanyuraga muri Minaloc ndabisaba baravuga ngo no ihema ntabwo ryemewe kuko ndibuka ko hari n'igihe wavugaga yuko uzubaka urusengero rurimo n'ibitaro n'amashuri kuko ngiye nashakaga kuko twari tumaze kubona ibibanza byo kubakamo ntabwo ubwo icyo gihe ntabwo natangiye kureba ngo ahantu ni kure afazare abantu bavuge ngo ni kure ariko itorero rirahari
yego kuko kugira noneho udevelope ahantu hazagende hamenyerwa ariko uhadevelope. So ikintu cya mbere nagomba kubanza gukora ni gushaka ihema rinini, tukarikora neza, twamara kurikora neza noneho tukarishyira hamwe ukaba wazahubaka, kuko iyo vision nayibonye muri Kenya ku mubishop witwa Lai uyoboye itorero ryitwa JCC, Jesus Celebration Center, aho yarafite ihema basenga banubaka. So nkumva umuntu yaza kubona iyo facilities uko bisabye bakabikwemerera, ubu byari kuba byaranarangiye kera n'iryo hema, ahubwo aho ihema riri hakaba parking. Yego warabatse uko wari ufite indoto y'uko uzubaka urusengero rurimo amashuri, amavuriro, ariko nanone ikintu abantu bagiraga ubwoba cyane nuko avugaga yuko ukeneye no kwashyira ikibuga cy'indege. Ziriya ndoto uracyazifite mushumba? Indoto ntabwo zipfa, indoto ni igihe. Ntabwo inzozi zipfa, ariko inzozi ni igihe gusa. Uziha igihe kugira ngo zizasohozwe. Ushobora kunyura ahantu hatandukanye mu miyaga itandukanye, ariko inzozi ntabwo zipfa. Ubwo twari turi kuri Grace Room, Julienne Kabanda. Iyo umushumba afungiwe kuriya yitwara gute? Icyambere warumbwiye ngo ni ugusenga. Uburyo bwiza yabwitwayemo neza. Yabwitwayemo neza kuko ubwa mbere ni ugusenga. Ikindi kandi bafite itorero. Ni ministeri irafunze ariko bafite itorero. Jubile. Ariko ntabwo dukunze kubonamo mama Julienne. Nibyo mvuga, we ashobora kuba ahantu ari aracyari mu mwiherero wo gusenga. Nibyo mvuga. Aravuga ngo niba ubabaye usenge, kandi niba unezerewe uririmbe. Ni ukuvuga ngo rero hari igihe ibihe biba kugira ngo nawe yifate umwanya abanza najya no kugaragara cyangwa najya kuvuga, avuga ibintu afite sagesse y'Imana. Afite ubwenge bwa strategy y'Imana yamwigishije. Bibaho ibyo ngibyo, ni ibintu bisanzwe. Hano ni twebwe gusa inahangaha habaho ibintu wumva ibyo ngibyo ukumva ko bidasanzwe, ariko ni ibintu bisanzwe. Habaho gufungura, hakabaho no gufunga. Ibyo byose bibaho, nuko bishobora kubaho witeguye cyangwa utiteguye, ariko byose bibaho. Amatorero menshi cyangwa ministeri cyangwa reka tuvuge ikoraniro, akenshi iyo rigeze ku rwego rwiza abantu benshi baratangiye kuvuga wow, ibintu uyu mama ari gukora. Twigeze gukora ikiganiro bavuga uti uyu mama akwiriye gusengerwa cyane. Sinzi niba wari waranabibonye ko hari kizaba kuri we, ko twakoranye ibiganiro birumbwira uti uyu mama Julienne Kabanda akwiriye kwitabwaho cyane mu buryo bw'amasengesho. Kubera iki Satana akunze kurwanya abakozi b'Imana bageze kuri level yayindi ubona ko besheje Imana icyubahiro cyangwa n'itorero rigahabwa icyubahiro? Urabizi, iyo umuntu ageze ahantu runaka hari ababyishimira, hari n'abandi batabyishimira. Ababyishimira bafatanya nawe gusenga, abatabyishimira baca inyuma kugira ngo bagusenye. Birumvikana neza. Hari ukugushyigikira kugira ngo utere imbere, hari no kugushyigikira kugira ngo umanuke. Pull him down. PhD. Hari abantu bafite izo PhD yo kukuvana hejuru bakumanura hasi. Ariko mu gihe cyose Imana ishobora kuba yaraguhamagaye, ntago ari ibintu bya none. Bimaze imyaka irenga 2000. Ni imyaka irenga 2000. Ni ukuvuga ngo kuva ku mwaka wa 33 kugeza uyu munsi wa none, nta munsi umunyabubyutse yigeze agira amahoro. Nta munsi n'umwe umunyabubyutse yigeze agira amahoro. Bavuga yuko ngo nta mahoro y'umunyabyaha. None kubera ikintu umunyabubyutse nta mahoro? Nta mahoro kubera ko asenyera ubwami bwa Satani.
kuko iyo usenye satani agucunga ikindi gihe agakora strategy zose zishoboka kugira ngo nawe agusenye. Kuko niba ushobora kuba buri munsi uko uteranye 30-50 barakijijwe, 100 nangahe barakijijwe, yabatije umunsi umwe abantu 580. ntushobora ubunyeganyeje ubwami bwa satani bikomeye cyane, ku buryo nawe nta mpuhwe yakugirira, nta mpuhwe yakugirira. Kandi ibyo ntago ni ibintu abantu bagomba kumenya, kandi ugomba kubyitegurira. Yego. Umunsi Petero hihanye abantu 3,000, umunsi yabwirije iteraniro ririmo 1,000 agiza muri Yerusalemu, hakihana abantu 3,000, bukeye bwaho baramufunze. Oya tuzi none se wabisomye, bukeye bwaho baramufunze, baranamukubise. Ibyo byabaye kuri Petero cyane rwose, bukeye bwaho baramukubise baranamufunga. Cyamaye nka rero we na Yohana, yego babashira mu nzu y'imbohe, abandi bariruka. 3,000 byari hariye uyu munsi, mu kindi cyumweru baramufata. Julienne Kabanda yabatije abantu 580. Cyane rwose, cyumweru gikurikiyeho baramufungiye. cyane we na Petero ni kimwe, niko bimeze. Donc urumva byiswe ko bahungabanije. Petero yahungabanije umujyi, abantu, kuko hari abantu bavuye mu mahanga yose. Nuvuga ngo umuntu wakumva, umuntu wagutahura ni umuntu uzi ibyo bihe. Ariko umuntu wese utazi ibyo bihe ntabwo azagutahura, ntabwo bishoboka. Kandi umuntu uzi ibyo bihe ashobora no kuguhamagara akakugira inama, akakubwira ngo urareba ibi niba yakugira n'inama. Ariko umuntu utabizi ibyo ngibyo, bifunga bidafunga, bibaho bitabaho, ntacyo bimubwiye. Bamwe mu bayoboke basengeraga muri Grace Room batanga ubuhamya bugira gutya, ndagira ngo ngibaze ko abademoni basigaye baza ngo nk'abasuzugura nkaseka inseko yawe ngo bakagenda. None Jean aramubwira ngo tubwire, ngo dusekere iyo nseko. Umugore hajyaho mu rusengero aseka iyo nseko, aseka iyo nseko. Ibaze kwemerera umukristo avuga mu ruhame rw'abantu bakurikiye n'ibihumbi ngo nakirisha, ngo ngiye ngo abademoni baraza nkaseka inseko ya Julienne, ngo nkabaseka kuko mu nseko ya Julienne ngo bakagenda. None Julienne nawe ntayamukewe byo gusa nka wa mwana wamuririmbiye mu ndirimbo y'Imana, akamubwira ngo seka iyo nseko tuyumve. Umugore akajya agaseka, twese tukazamura amaboko mu nzu, abantu bakavuza induru ati mami wacu yarahama. Sajya bango igi ryano inyoni. Uzi ko Julienne yakoze, kandi nawe urarizi n'aba Grace urarizi. Ni atari kuvuga ngo Yesu yavuga ngo bikirizwa mu izina rya Yesu, itagarenze ijambo akavuga ngo Grace Room ayude ya bino bintu birakora ntibikora. Grace Room ayude birakora ntibikora, twese birakora. None se ni kubana mu gakiza ni biri bukore nyine. Abantu bati witwa Julienne Kabanda yari yatangiye kwifata nk'Imana, abantu batangiye kumuramya, bavuga yuko iyo basetse inseko ye gusa ibitangaza bikoreka. Ibi bintu biba bisobanuye iki mu buryo bw'umwuka mushumba? Bibiliya iravuga mu Matayo igice cya 18, mwene so nakosa umuhamagara umenyesha ikosa rye, nakunanira uhamagare wa kabiri. Kandi ikindi, ntabwo uyu munsi Grace Room uko ifunze niko buri wese aza kuvuga version yiwe. Yego. Kuki batabivuze itarafunga? Ariko se wamugani. Uyu munsi habonetse amakosa kuko Grace Room yafunze, kuko aya makosa batayacukumbuye mu gihe Grace Room itarafungwa. Wenda nanumva n'ibiganiro agenda senge Imana imufashe imuhe wisdom. Urabizi Bibiliya Zaburi ya 32:6 ngo nicyo gituma ukuriye, nicyo gituma umukunzi wawe wese akuriye kugusengera mu gihe wabonerwamo. Nukuri ngo amazi isanzura ntazamugeraho. Bivuga ngo nubona umuntu ugiye kumuvuga kuko habaye ikibazo, uri kigwari, ntabwo uri intwari. Ubundi butwari bw'umuntu bugaragara mbere y'ikibazo cyangwa se nyuma y'ikibazo, ngo ubwo butwari bwe bugaragare ko hari ikintu yaharaniye, yarwaniye.
yego ntabwo njya nemera n'umunsi n'umwe verisiyo y'umuntu uwo ari we wese ushobora kugira icyo avuga nyuma y'ikibazo. Mbere y'ikibazo wari uri he? None se uyu nguyu niba yabaga muri Grace Room akaba ashobora kuba uyu munsi wa none Grace Room idahari, nibwo verisiyo zigiye gusohoka harimo point d'interrogation. Ugiye kubona ko inseko yasekaga yirukanaga dayimoni, none se ko bashiraga ibitambaro ku barwayi babivanye ku mubiri wa Paulo abantu abarwayi bagakira. Ibitambaro gusa babishiraga ku mubiri wa Paulo bakabijyana ku barwayi, abarwayi bagakira, abatewe n'abadayimoni bakabashiraho ibyo bitambaro bagakira. Ni ukuvuga ngo Paulo ibyo bari abantu bakoraga bari abasazi. Cyo ni cyambere. Cya kabiri, ko bamenyaga Petero ngo aranyura muri iyi nzira bakaryamisha abarwayi mu nzira Petero ari bunyuremo, ngo byibuze igicucu cya Petero nikinyura aho hantu abaharwariye n'abahamugariye bahaguruke bagende. Petero se yarababwiye ngo mugende mufate igicucu cyanjye nikihabanyuraho muraza gukira. Kwizera k'umuntu niko kumukiza. Kandi abantu ibi bifite ibibazo byinshi mu bantu benshi batandukanye. Itorero niba jewe nshobora kugira ubuntu bwo gukoreshwa n'undi nawe akagira ubuntu bwo kuririmba, buri muntu wese afite itarano yahawe n'Imana, kandi buri tarano igomba kubahwa. bamwe bakavuga yuko uwitwa Julienne Kabanda ngo yari afite n'inzoka ku ruhimbi, bavuga ibintu bye bitandukanye. Pastor, ibi bintu tunava kuri Grace Room cyane bikunze kuvugwa nabo mushumbye n'abakristo. Ese ni inyigisho mbi mwabahaye cyangwa hari n'abakristo bibirara? Ariko ujye umenya ko hari umwana mu rugo hakaba n'umwana w'umuturanyi muri urwo rugo, hakaba harimo n'abarerwa batarabo muri urwo rugo. Tuvuga urugero, niba umuntu aje kugusura ntabwo aje gufata no kwakira icyamuzanye, ahubwo ashobora kuba yaje kureba ibihe bihaba, kumva ibibahabera. Donc nta kintu cyiza cyamwubatse, we ni inseko yatahanye. Birumvikana. Undi nawe afite uko yaje kureba niba hari ikiyoka afite mu ishakoshi cyangwa ahandi, nicyo cyamuzanye. Ariko hari n'undi waje ababaye kandi yatashe yishimye, nunamubaza iby'iyo nseko ntabyo azi, ntabyo yibuka. Kuko icyamuzanye ni cyari kimubabaje mu mutima. Yarafite depression, yarafite uburwayi, yarafite kudasinzira, yarafite kutagira ubwenge mu ishuri, yarafite ubushomeri, yarafite ibibazo n'ibindi bitandukanye, nibyo bimuzanye. Kandi abaje barabibonye, barashima Imana uyu munsi. Ariko abaje baherekeje abo bandi sabana bo mu rugo. Ese kamara kufite umuryango, yego, hari umuntu numwe muri social media uzi iby'iwanyu mu rugo? Oya nawe. Ye twaburaye turabyimenyera. Ariko muturanyi aramutse abonye ko mutacanye, ashobora ko bakamarade bimeze nabi, uziko batacanye, kandi wowe ntabwo wavuze, kuko iby'iwanyu ni banga ry'iwanyu. Ariko umuturanyi ukubita ijisho iwanyu afite version nyinshi ashobora kuvuga, kuko si uw'iwanyu kandi iby'iwanyu ntabwo bimureba. Rero abantu bose baterana mu rusengero siko bose baba baje kumva ijambo ry'Imana. Ndaguha urugero. Mariko igice cya 2, hari umurwayi bateruye bamushira ku birenge bya Yesu kugira ngo Yesu akize uwo murwayi. Icyaje gukurikirana nuko abashize icyo kirema aho ngaho bahise bitahira
ntibakeneye kumva Yesu yigisha, ntibakeneye kumva Yesu akora ibitangaza, bazi amakuru ko akora ibitangaza ariko ntibashaka kubaho ibitangaza biri, kuko bashize icyo kirema aho ngaho bahita bitahira barigendera. Bivuga ngo rero hari umuntu ushobora kuguherekeza wowe ugende wakira ibyo wakira, ariko umutima we ntabwo uhari. Ibyo aza kumva n'ibyo aza kubona, araza kubona abantu bisize makeup, araza kubona abantu bambaye amakositimu, araza kubona abantu bafite itaro ndende n'ingufi, araza kubona ababyibushye n'abananutse. Ni ibyo ngibyo biri mu bitekerezo bye, ariko ntabwo yaje kwakira ijambo ry'ubugingo. Ariko waje kwakira ijambo ry'ubugingo n'uyu munsi wa none uvuze kuri Grace Room, ahita agira depression kumva ko ifunze gusa. Kuko aza akamaro Grace Room yamumariye. Yego, ariko udafite icyo yamumariye yaje kureba, niyo mpamvu afite avuga inseko n'umunyamakuru akabiseka, kuko ntabwo yarahari akabiryoshya nawe, kuko harimo bimwe na bimwe by'abanyamakuru bamwe badakunda iby'ahandi, bakunda iby'iwabo. Yakumva agakuru katari keza nawe akafatira mu kirere akakogeza bitewe na platform afite, bitewe n'umwanya afite, kuko hari abanyamakuru bahari badakunda yandi madini. Anakubwira ati rwose uri mu mafaranga iyi nkuru yawe sinyitambutse cyane, uri mu mafaranga iyo nkuru sinyitambutse, cyangwa se kuko uriya muntu ntamukunda gusa, kuko hari umuntu ukorera wihishe, ufite urwango ariko yihishe inyuma ya kamera. Urwo rwango rero ntarugaragaza ariko akarucisha mu bandi akogeza. Ibyo birumvikana neza. Kandi ntabwo ariko bimeze. Muri aho hantu twari tugeze cyangwa muri ko kogeza, ubu usanga hari abantu babiri inyuma yo gufungirwa ministeri. Byavuzwe ko uwitwa Apotre Mignone yaba biri inyuma kugira ngo uwitwa Julienne afungirwe. Apotre Mignone ni inshuti yawe, ni umubyeyi, ndabizi neza yuko mwagiranye ibihe byiza bigiye bitandukanye. Ubundi Apotre Mignone ni muntu ki ku buryo ashobora kuvuga yuko yagambanira Julienne? Abifitemo igihe nyungu? Yesu yavuze ngo ntawabuze ibigushya kuza, ariko ubizana azabona ishyano. Ntawabibuza kuza, ariko ubizana wese azabona ishyano. Ikindi Bibiliya ivuga ngo icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Wabyumvise neza? Icyo umuntu abiba nicyo azagira gute, nicyo azasarura. Ntabwo nibaza ko Apotre Mignone mu muhamagara afite yagira inyungu yo kurwanya umuhamagaro w'undi muntu. Yabivuga mu buryo bwiza cyangwa mu buryo butari bwiza, ndizera ko nta nyungu yagira. Yego, iyo ari yo yose. Birumvikana neza? Yego, birumvikana. Ntabwo ibyo ngibyo nabishyikira kandi ntabwo yabikora. Ntabwo nabishyikira kandi ntabwo yabikora, kubera ko abantu basanga imihamagaro, ahubwo abantu barashyigikirana imihamagaro. Hanze buri wese ashobora kuvuga version yiwe, ariko nkanjye uko nzi imitima ya bose, ntabwo nakwibaza ko yafata umwanya wo kuvuga nabi umurimo wa mugenzi we, kandi bose bakorera umwami umwe. Yego, bose bakorera umwami umwe. None se Yesu ko yavuze ngo utaturwanya bari mu ruhande rwacu, kuko hari umuntu waje kubwira Yesu, aramubwira ngo oya bari abantu bahagarike. Yego, kuki barimo kwirukana abadayimoni mu izina ryawe? Yesu arababwira ngo rega, utaturwanya ari mu ruhande rwacu. Ntabwo mwakorera umwami umwe ngo kandi muri ubwo bwami habemo kwigabanya, nta gukomera kwaba kukirimo. Ahubwo ubwo bwami umuntu, kuko uramutse usetse, ikintu nasanze muri uyu murimo w'Imana, kandi Imana idakunda, kandi abantu benshi bazahura nabyo, kutishimira ibyago bibaye ku wundi cyangwa ikibazo kibaye ku wundi. Iyo bigaragaje, Imana ireka wa wundi ikakuzaho,
kugira ngo ibitugu byawe izabishire hasi. Ntabwo dukorera Imana kubera ubwibone, kuba abantu bari imbere yawe sabo iwawe sabo ntibavuye iwanyu. Ni Imana yakugiriye ubuntu bwo kugira ngo bahagarare imbere. Ni umuhamagaro yagushizemo. So bwa buntu wagiriwe utabupfusha ubusa. Utabupfusha ubusa, ahubwo gendera muri bwa buntu uca bugufi, ahubwo wibaza ngo what the next, ni ikiza gukurikiraho ni igiki. Kumwene data uyu yahuye n'ikibazo, kumuvandimwe muri Kristo ahuye n'ikibazo, ikiza gukurikira ni ikihe? Kuko ntabwo uzi ibihe biri imbere icyo bihetse. Uyu munsi n'uyu, ejo n'uyu, hirya y'ejo n'uriya, kandi ndizera ko abantu bose barabibonye. Yego, barabibonye. Mu bihe by'imiyaga itandukanye byabayeho mbere, bamwe barabibonye, n'ibyakurikiyeho n'abandi barabibonye. Bivuga ngo muri iyi si munsi y'izuba ntabwo wakwishimira ikibi ku bandi, aho gushobora kubafasha mu gusenga. Rero nta nyungu nabona Apotre Mignone yagira yo kugira ngo yumve ko anejejwe nuko undi mukozi w'Imana yahuye n'ikibazo iki n'iki. Babafata nk'abacuruzi, babafata nk'abanyenganda, babafata nk'abanyamafaranga, cyane cyane iyo bigeze kuri wowe Apotre Mignone na Gitwaza, bavuga yuko muri afite agatubutse. Hari impamvu ki iki gihe bamwe mu bashumba bagaragara nk'abacuruzi aho kuba abakozi b'Imana? Bakavuga imodoka ugendamo Range Rover, amazu utunze, bavuga yuko ufite amazu y'ubucuruzi, bavuga yuko ufite ibintu byinshi. Kubera iki mugaragara nk'abacuruzi cyane? Ubwo ndabariza reka ubundi ahantu hunguka ntawe utahakurikira. None se niba uzi ko ari ubucuruzi kandi nawe ugiye gucuruza ukaba wakunguka, yego, bikubujije iki kugira ngo nawe winjire muri iyo business? Aho kugira ubugome, yego, aho kugira ubugome, yego, cyangwa ngo uvuge nabi, tangira uwo mushinga nawe abandi bungukiyemo, nawe utangira uze wunguke, aho kugira ngo uvuge. Kuko abantu iyo bumva ko mu Bushinwa abantu bajya kurangura bakaza bagacuruza na Dubai na za Vietnam n'ahandi, buri wese ajya ku isoko kugira ngo abone uko azatera imbere. Siko bigenda? None se ko ari ubucuruzi bukaba bwarahiriye Gitwaza, bugahira Mignone, bugahira Rugagi, bugahira na Julienne, nawe se aho kugira ngo ugire ubugome wakwinjiye muri ubwo bucuruzi, nawe ukaza ukunguka ko ntabwo twashizeho bariyeri, ko ntawe twakumiriye ngo aze acuruze ku isoko rihari ari rinini, ariko ubwo bucuruzi ukaba ububona, wakwize kuri ubwo bucuruzi maze nawe uze ushoremo maze wunguke. Ibyo birumvikanye ze? cyangwa ubaye pararize uratakaye? Ndatakaye cyane, ariko abadukurikiye babyumvishe. Abantu batinyabuna nubwo umuntu buriya Rugagi yambara isaha y'ibihumbi 7 by'idolari, wambaye isaha nziza ya zahabu, by the way, urakoze cyane, isaha nziza rwose. Bakavuga bati reka babafungire n'ubundi bari barabigize ubucuruzi. Iryo ni ishyari. Ubundi icyo udashoboye ugihegeka ku bandi. Urimo urabyumva? Bajya ngo byakunaniye ngo biragande. Bamwe bati baradukiranye, abandi bati twari dukwiriye gusara nkatwo. Iyo ni imvugo y'ishyari, ntabwo ari imvugo. Ni niyo mpamvu ubona Abanyafrika batajya bagera kure. Ubundi iyo utangiye kuvuga ngo agenda muri Range Rover ati, agendera muri V8 ati, iyo si imvugo. Wabyumvise? Yego. Si imvugo y'urukundo, iyo ni imvugo y'ishyari. Yego. Kandi aho wava ukagera, ubuzima bwawe buzarangira umeze nabi. Kuko nujya gukoresha imbaraga izo arizo zose, kubera ko wumvise ngo uriya ngo ameze uko, uriya ameze uko, noneho ukashaka kubishakira mu yindi nzira kugira ngo ukomeshe wa wundi, uzava aho ngaho kandi wa wundi azakomeza, kuko si wowe wamuhamagaye.
wabyumvise neza nabyumvise cyane imvugo y'ishyari rero ituma umuntu ajya kwinjira mu buzima bwite bw'umuntu kuko ntabwo uzaho nayikuye niba narayikuye mu bakristo mu maturo dore aho hose niho baganisha sibyo niho baganisha mu maturo wigeze uza kunkorera audite ugasanga iyo modoka nayikuye mu maturo ikibazo kufite ubushobozi bwose bubaho ukabona umuyobozi bikunanije iki kuza gukora audit muri office ya finance ya Eglise ngo umenye amaturo yinjiye umenye buri kintu cyose ko byose bihari kuko niba uri umuyobozi ushobora kuba uri umurozi wo kuroga imitima y'abantu benshi mu gihe ushoboye kuvuga ikintu udahagazeho kuko ntabwo uzaho nayikuye kandi ufite uburenganzira bwa banki gukorana na banki kugira ngo umenye resource zanjye ziva he amafaranga yanjye ava he niba uri umuntu mwiza udashatse kurenganya umuntu uwo ari we wese yaba minyone yaba gitwaza yaba nde uwo ari we wese ushobora guhita uvuga ngo ndashaka kumenya source y'amafaranga aba bantu babona kuko amaturo aba mu gitabo cy'itorero afite abacunga mari sanga hari n'amakonte y'itorero hari n'amakonte y'itorero yanditse ku mazina Redeemed Gospel Church hari na konte yanjye bwite wowe aho kugira ngo ujye kuroga abantu birumvikana neza ujya kuvuga ibintu utazi na wa muturage abona uko atuka abantu biranababaje binateye agahinda umuturage agenda avuge ngo itorero ni business itorero ni iki niki okay banzu namenye ngo background y'uyu muntu ni ihe cyangwa se ibi bintu uyu muntu akora ni ibiki n'ibindi bintu bitandukanye erega gukundwa ntabwo umuntu akundwa mu gihugu gusa dufite n'abakunzi hanze y'igihugu birumvikana neza dufite abakunzi hanze y'igihugu kandi bazi amahame ahubwo y'umurimo w'Imana naguciye mu ijambo nabonye iyo ugeze hanze hari gukundwa cyane mu gihe nk'igiterane turagera aho hantu aho kugira ngo ugenzwe n'ishyari n'ubugome uri murabyumva cyangwa kuko iyo mvuga ubugome n'urwango kandi byanditse muri Bibiliya mu rwandiko rwa Yohana urwandiko rwa mbere igice cya 4 haravuga ngo uwanga mwene se n'umwicanyi kandi mumenye ko nta mwicanyi uzigera yinjira mu bwami bw'Imana none se uraza kungomera jewe ngo ndagenda mu modoka iyi ni ntarubaka urusengero none se urusengero rwubakwa n'ibyanjye bwite cyangwa rwubakwa na community na society yose urusengero nagari rwarugaje wenyine yego urusengero ugenda umushumba yego ariko ntabwo urusengero ari urwanjye urusengero ni urw'abanyagihugu ni nk'ibitaro yego none se ibitaro bya CHK ni ibyande ni ibya leta byinjira mu bandi abaturage bose hanyuma urwaye n'utarwaye yego bose binjiramo bivuga ngo hari ikintu batajya basobanukirwa ahubwo babuze informations iyo ugiye guhagarara hari imbere ya kamera ukavuga ngo hari abantu babateka mutwe bawutekeye sende mwene wanyu inshuti yanyu inde fata uwo muteka mutwe mugeze mu bugenzacyaha birumvikana neza ubugenzacyaha bugenza icyo cyaha bubishikiriza urukiko maze muzahagarare hariya mubwira abaturage ngo uyu muntu icyo yazize ni iki ariko igitera iharabika urimo urangisha abantu abakristo abantu udafite fact niba gitwaza yiba mumufate kuko yiba niba minyone yiba mumufate ko yiba niba Julienne yiba mumufate ko yiba kuko umujura cyangwa ubushukanyi byose bifite aho binyura bifite amategeko binyuramo apana kuvuga ngo kuko cyarara muri etage urashaka ko arara he mu mwobo mushumba yaba Canada Amerika mu Faransa mu Birigi isi yose urayigenda icyubahiro ahandi baguha ugisobanura gute par rapport n'uburyo cy'abakozi b'Imana bafatwa mu Rwanda Yesu yaravuze ngo umuhanuzi ntaburi cyubahiro
keretse mu gihugu cye. bivuze ko byanditswe Biranditse. Yego. Ntabwo ruko igice cya 4 uzabisanga aho ngaho haravuga ngo umuhanuzi ntaburi cyubahiro. Yego. Keretse mu gihugu cye. Ariko ibindi bihugu biza agaciro k'uwo muhanuzi. So ikintu cyose hano bashobora gukora, ntabwo nagera muri Kenya ngo bamvuge nabi, singera Uganda ngo bamvuge nabi, cyangwa Tanzania cyangwa Ethiopia. Nakoze ibiterane inshuro nyinshi muri Amerika, mu Burayi n'ahandi hose. Kandi rero kuvugwa nabi ntago bivanaho umuhamagara Imana yaguhamagaye. Yego. Ahubwo wowe uvuga nabi hanze bakubona gute? Kuko hari n'igihe ushobora kwiha rubanda wibwira ko urimo kuvuga ikintu kiri kizima cyangwa ikintu kimeze uko, naho nawe urimo kwiha rubanda. Ibyo birumvikana neza. Kwiha rubanda ni iki? Ni ukuvuga ikintu kitari cyo, ushaka kugifata nk'ukuri kandi ari ikinyoma. Ijambo ry'Imana rirabitubwira kandi rirabitwigisha. Hari ibintu 17 byanditse mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 3. Hari ibintu 17 byanditsemo aho ngaho, kandi ibi ngibi bira adresa ku bintu bizaba mu buzima busanzwe bw'abantu. Yego. Hari abantu bazaba bikunda, hari abantu bazangana, abantu bazagira byinshi 17. Biba muri ibyo 17 rero iyo ubisomye ntabwo ubabara, nta nubwo ugira ikibazo, ahubwo uhita uvuga ngo okay niko bimeze. So ngomba gufesinga ibi ngibi, kandi nta nubwo biguca intege. Ntabwo biguca intege kugira ngo utakaze intumbero yawe. Oya. Nta muntu byaciye intege. Bira byose nta muntu byaciye intege. Nta nubwo byahagaritse gukora imirimo umuntu ashinzwe gukora, niyo tuzakora mu bihe bizaza. Birumvikana. Ubundi ikintu kiri ukuri gifite na fact. Wabyumvise? Gifite fact. Ntabwo ugomba kuvuga ibihuha. Niyo mpamvu Al Jazeera iba hariya igatanga amafaranga menshi ku bantu bayihagarariye muri Afrika, mu Burayi n'ahandi hose. Batanga fact. Niyo mpamvu CNN hari. Ni nayo mpamvu hariho France 24 n'ibindi. Bigira kuri tele bakabaza icyo babajije n'icyo bavuga. Yego. Ntabwo bagenda hariya bavuga ngo barambwiye. Ujye ubona n'abanyamakuru ari n'ibibombe bikubita muri za Israeli yambaye casque. Yego. Birimo gucaho live. Ubibona se? Ari kuri tele aravuga ukuri kw'ibyo yibonera. Niyo mpamvu mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 5 umurongo wa 17 haravuga ngo ntukagire imvugo nimwe uvuga hatari abahamya 2 cyangwa 3. Birumvikana. So uyu munsi wa none abantu bashobora kujya hariya gukora ubusesenguzi ni byiza. Kuvuga ibyo wumva wiyumvira byose ni sawa, biraguha liberty ya expression niko bivuga. Ariko no kuvuga ibintu by'ibinyomo biha abantu n'uburozi. Yego. N'uburozi, kubera ko kuko ufite abantu audience, abantu bagukurikirana, cyangwa ufite nkuko giye ufite audience abantu bankurikirana, ngo ntangire mbaho ibintu bipfuye. Uri munabyumva? Usibye n'abantu gusa, Imana seyo izabikubaza. Yego. Nukuvuga ngo rero ni byiza kuba dufite societe, ariko cyane hagiremo n'ikinyabupfura. Guhuza ijambo ry'Imana n'isi igezweho. Ni gute abakristo bakwiriye guhangana n'ibishuko by'isi ya none, cyane social media, ifaranga n'ikoranabuhanga, dushingiye icyo twavugaga? Ikintu cya mbere nuko social media nyinshi zihemba. Social media nyinshi abantu bazirimo kuko zifite amafaranga. Rero ahantu hari amafaranga nta kintu umuntu atakora kugira ngo abone icyo yinjiza. Yego.
kubahuka kubaha ikinyabupfura no kukibura ariko atekereza ko icyo yinjiza gusumba icyo atekereza cyubaka. Nigeze kurikirana ikiganiro umuvugizi wa RIB yigeze gukorana n'abanyamakuru. Aravuga showbiz hari n'ubundi buryo zishobora kubaka kandi hari n'ubundi buryo zishobora kwinjiza hatarinze gutakaza indangagaciro za buri muntu wese. Ndaguha ingero ibyo mbona muri Canada kandi binjiza cyane batajya mu buzima bw'abantu kuko hariya bubaha ubuzima bw'umuntu. Yego, hari umuntu winjira muri wenyine ubwite akaba yafata umwana we n'abana be afite bagakora za entertainment bagasetsa abantu bagakora ibintu bakagura binjiza amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari. nta muntu bavuze, nta mwanya bafite kuvuga umuntu. Ugasanga umugabo nawe yafashe inzu ye barafilmye bakoze comedy ibintu byinshi. yego, urimo nabyumva. Ugasanga icya mbere bararuhura imitwe y'abantu, icya kabiri amafaranga bifuza barayabonye, icya gatatu popularity barayifite. Urimo nabyumva neza, baramamaye. Urimo nabyumva. Undi nawe akinjira mu ndirimbo, undi nawe akinjira mu bintu byinshi bitandukanye. So showbiz ishobora kwinjiza amafaranga utarinze kujya guteranya umuntu n'abandi cyangwa kugaragaza urwango ufitiye undi muntu, kandi ukinjiza ukagira umubare w'abantu cyangwa ugakora ibintu byawe bwite byiza kandi bishobora twakwiruka twose tuvuga ngo turashaka gutaha mu rugo tujye kumva ikiganiro cyangwa se umwanya wa nani wa kamarade twese tugataha tugahirimbanira no gutaha kugira ngo tutarata abari muri ofisi bagashyira tutarata kakaganiro keza kuba kagafasha. Yego, nko mu Rwanda hari bimwe mu biganiro ukunze kureba uvuga uti iki ngiki iyo kincitse ndongera nkakireba. Erega hari ibiganiro ubona kandi ukabona birubaka kandi birafasha. Ukabona n'umuntu wese iyo yicaye ukabona rwose abantu benshi bamaze iminsi baratwawe n'uwitwa Nzovu na Yaka. Nawe ujye ubareba se? Urareba ni byiza iyo bamufashe agatwe ke bari kukoza ibinatazi baramwogosha. urumva yego nabo bafite abantu bafasha muri hari ibintu ubona ukabona abantu barabafashe barabasohokanye ibintu bitigeze kuba mu buzima bwabo. Nk'ibyo ni ibintu byiza. Urimo urabyumva ubona barimo baravuga bakamubaza si iki kintu rwose kuva navuka ntago mbizi. Urimo urabyumva hari ibintu byinshi ushobora gukora kandi bifasha abantu bigasetsa abantu na society ikaruhuka mu mutwe. None se reka nkubwire uzagenda uvuga ibintu bisaza abantu buri munsi, inzangano buri munsi bitubaka. Urumva umuntu wese natangira kubona titre gusa umutima uhita usimbuka. Ariko hari ibintu bigomba kuruhura n'imitima y'abantu muri society, ibintu byubaka abantu. Umuntu ashobora kuvuga ngo nk'aba Oprah, reka ngurugero fata ba Oprah ba Steve Harvey. Ugira amatsiko. Steve Harvey c'est millionnaire, mu millionnaire en dollars. Oprah nuko naba millionnaire en dollars. Niki n'abanyamakuru n'abantu bafata entertainment zose, aba Ellen n'abandi bose bahamagara utwana bakadukoresha ama interview abana bafite ubwenge. Nta biganiro bisenya bakora, ariko twebwe turashaka ukabona afite access zijya no mukuza muri za presidence. Wabyumvise akana bakakajyana paka kwa president agakora na za surprise n'aba former president bagakora surprise uwo mwana kuko aravuga ubuzima bwo mu president ukuntu yakoze n'ama speech yiwe, bakamukorera kado ya surprise bagashaka wa mu president niba ari George Walker Bush cyangwa niba ari Obama cyangwa niba ari Clinton cyangwa ari Hillary Clinton. Ibyo byose ubona avuga ukabona barafite audience nini y'abantu. Icyambere barimo baravuga ubwenge, ugasanga bahamagaye umwana uvuga science, umwana uvuga geography, bazanye umwana uvuga histoire, bazanye umwana uvuga, ukabona abantu bakuru bagakoma mu mashyi ku mwana w'imyaka 4.
ku mwana w'imyaka 5 Steve Harvey agahamagara akana gafite imyaka 5 kitwa Louis kakavuga imibare ariko tutashaka kumena umuceri ariko mwebwe murashaka kumenya ibyaraye mu rugo rw'akanaka murashaka kumenya ibyaraye mu gihugu kumena iki kumena umuceri so urumva ngo numena umuceri ngo nukubomora ngo tubomore ngo nagari byo mugomba guhindura version bamenye kamarade muri talent yiwe babuna abantu urimo kuzana uganiriza yego showbiz zacu wenda nago biremerwa ko umuntu ashobora kubera ko ubivanga ariko umuntu yata afashe ibintu akanabisabira uburenganzira n'abavyeyi ukamenya umwana wabaye wa mbere mu mashuri yose ukamushaka ukamumenya ukamenya umwana uzi science neza kandi mu myaka ye ukabona n'abantu bakuru rwose birabacanze umwana uzi imibare wabaye wa mbere mu gihugu umwana uzi geography y'igihugu ku buryo umubwira ngo mu bunyambiriri umwana wamubwira mu bunyambiriri agahita avuga ngo mu bunyambiriri hatuye hana umanuka hana akakubwira geo y'igihugu upaka ukavuga ngo wow kuko umubazi ibyo uzi ufitiye research now so ugaha audience ibintu n'abari abana bakwicara mu rugo n'umubyeyi ntatinye kumubwira ngo reba televiziyo urebe umwana mugenzi wawe apana abantu banza gukubita kugira ngo banze wumve cyane runaka mujye kuryama kugira ngo uze kumva ibyabaye kuri uyu n'ukuri uyu insaku zabaye mu rugo nuru na ruriya nagari bisho yego mushumba abakozi b'Imana mukunze kuba mwaterwa n'abarozi ikibazo cyanjye kiragira kiti umwe mu bahanzi dufite bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda muri gospel nyarwanda witwa Israel Mbonyi mu minsi ishize amakuru avuga yuko yararwaye ndetse yararozwe ese pastor hari abapasteri cyangwa abahanuzi cyangwa abahanzi bigeze bagana wowe Bishop Rugagi bamubwira ko barozwe cyangwa bahohotewe n'imyuka mibi niki yabagiriye nk'inama ntabwo navuga amazina yabo kuko nzi umuhanzi wagize ikibazo akimara gukora ubukwe umugore warwara igicuri iryo joro nyine ariko bita hasi akimara gukora ubukwe umugore witura hasi arwara igicuri ntabwo nivuga amazina yiwe hari nundi baroze ibirenge birabyimba bitangira gusaduka ntabwo ndivuga amazina ye hari nabo twahuye baje kundeba ari babiri ameze nk'umuntu wataye ubwenge yabona igiti akakitibuye yabona ibuye akaryita inzoka ibyo nahuye nabyo kandi Imana ishimwe ko babohotse uwo muhanzi nubwo ntavuze izina rye wenda haraho yagiye atanga ubuhamya abaza byumva ibingibi wenda bazamenya uwari ariko sinshaka kumuvuga izina yego bibaho cyane ko wahura n'icyo kibazo ku giti cyawe cyangwa se ku muntu wawe wa bugufi akaba yahura n'izo ngorane bibaho cyane iyo bigenze gutyo nihe nama umugira Israel Mbonyi yaramaze iminsi arwaye ni irihe jambo wumva wamubwira icyambere ni ugusenga kuko ntabwo turageraho umwanzi adashobora kugeza umwambi Yesu yaravuze ngo nuwibwira ko ahagaze yirinde atagwa kugwa rero biri mu nzira nyinshi Yobu 20:29 haravuga ngo niba hari ukingusha n'ikimbyutsa kirari bivuga ngo rero niba hariho guterwa harimo no komorwa kandi kugira ngo Imana yongere musubize kuko biraba ngo wa mwanzi wanjye winishima hejuru niba naguye nakongera nkabyuka rero iyo experience wenda yarayumvaga handi niba ari ibyo kuko simbizi ntago mbizi turahura nkamugira inama z'umurimo w'Imana Israel Mbonyi nkamugira inama y'ibyo akwiriye gukora nuko akwiriye kubigenza hanyuma akabikora bikamuhira ni umugabo udefinisa gute muri ibi bihe turimo inde Israel Mbonyi Israel Mbonyi icyambere mukundira agira amatwi yo kumva iyo umuhamagaye umugisha kumugira inama n'ibindi byose agira amatwi yo kumva kuko ndabyibuka
igihe kimwe nari mfite flight, nari mfite indege iva Nairobi ica Uganda, nawe yari yinjiye muri iyo ndege. Ndamuhamagaraho narindi araza aransanga, aricara, tuza tuvugana. Ntabwo yaratarasohora indirimbo z'igiswahili. Yes, nk'umuntu wagenze mu bihugu bya East Africa, kandi nifuza ko abahanzi bacu ba hano mu Rwanda bamenyekana. Nta muhanzi muri iki gihugu wari wasohora indirimbo y'igiswahili. Witwa Papi Clever na Dorcas bujuje miliyoni y'abasubscribe kubera kuririmba indirimbo z'igiswahili. Yego. Kubera ko ni ngombwa kugira ngo ufate abantu bose kandi ubutumwa bwamamazwe kuri bose. So nafashe umwanya mugira inama, mbonye ndamubwira rero, ufata indirimbo zawe uzihindure mu giswahili, unasenge uhishurirwe n'izindi, hanyuma n'abantu bari muri East Africa babashe kubona inyungu mu ndirimbo zawe, dore ko zo muri mitima ya benshi. Yego, uwaguke mu ndirimbo. Abandi twagiye inama ni Alarme Ministry, nayijyanye muri Kenya, mbacumbikisha mu itorero aho bagomba kurara nta kiguzi na kimwe. Dukora nabo igiterane bafitemo n'indirimbo zabo z'igiswahili, bibasha kubaka abantu benshi. Izitwa za songa mbere, wewe songa mbere. Iyo ndirimbo yafashije abantu fata nenora muri ridimbi muri headquarter yacu, kuko bararirimbye nanjye ndabwiriza. Twabwirije iteraniro rya mbere, hanyuma tujya gusoza igiterane nimugoroba. Tujya gusoza igiterane nimugoroba, ahantu bari bamaze gufata, abantu baraza dusozana nabo igiterane. Byari byiza cyane 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 cyane. Yego, ishyaka mba mfite yo kugira ngo abantu batere imbere, kubera ko nagize amahirwe yo gusohoka no kureba terezi hari mu gusohoka. Ni ngombwa n'abacu nabo babashe kugenda muri ziriya tere bazungukemo. Uyu munsi wa none inama yagiriwe yaje kubimbwira, twongeye guhurira mu gitaramo muri Canada, arambwira ngo ndashima inama wangiriye, ndashima amasengesho wasengeye, byagenze neza. Uwo mwanya uhita wumva ko umusanzu wawe wakoreye ku muntu, investissement wakoze ku muntu, iyo yagize réussite ubona ari byiza cyane. Ubwo turacyari muri gospel. Iyo urebye industry cyane cyane, abahanzi nyarwanda ba gospel bakunze kugira ubwoba kuba bakorana korabo n'abahanzi baririmba sekira. Byari bikwiriye yuko umuhanzi wa gospel yakwiteranya n'uwa sekira bakaba bakora igihangano kuri wowe nk'umushumba? Ntago mbanzi imibanire baba bafitanye, cyangwa se amakolabo baba bafitanye nabo bahanzi bandi, kandi nta na hamwe Bibiliya ibuza umuhanzi gufatanya n'undi. Icyambere, ubizute ko kumwegereza gutyo ari byo byamwereka urukundo, urwo rukundo rugatuma wa muntu arushaho gukunda Imana umwereka n'imbuto uri kumwerera. Mbundi kwerera umuntu imbuto no kumwereka ko ari uw'igiciro imbere y'Imana, bishobora no kumukora ku mutima, ugasanga aranagusanze kubera ko wowe wamukinguriye umutima, ko nta utamunena nka rya jambo rivuga ngo ko uri umusamariya nanjye nkaba ndi umuyuda, duhuriye he? Yego. Kesi y'uwitwa Bishop Gafaranga warayikurikiranye, wagiye umenyamo bimwe na bimwe. Ni ikihe kintu kidasanzwe wabonye muri kesi ya Bishop Gafaranga? Ntabwo nigeze mbikurikirana, usibye ubundi ubuzima buri personal bw'umuntu ndabyirinda, keretse nyir'ubwite tuvuganye. Keretse umunsi Imana yakinguye imiryango ikamukingurira, ubundi igiye nkunda kuvuga ibyo nabonye.
nibyo numvise yego ikintu ntabonye ntumvise sinjya ngigiraho komanteri niyo mpamvu nguha amafakte y'ibintu ugewe nzi nguha amafakte y'ibintu nzi mpagazeho ntabwo nshobora kuvuga kese y'umuntu utazi yego byumva nk'uko ubyumva n'ukundi muntu abyumva tukabisengera ngo Imana izafashe uwo mungu ntago ari bishop niryo bamwitirira ntago ari bishop ni afite ayandi mazina ye yego Zakariya gusa ngo yakinaga comedy ayo mazina ubundi hari amazina ukora comedy ntaguhire yego sure cyane uvuze ikintu gikomeye mushumba hari amazina ushobora gukinisha bikagukoraho kuko ugomba kuba warahamagawe mu guhamagarwa ugatoranywa mu gutorana ugahabwa bivuga ngo rero we ashobora kubikoresha nka comedy akariyo abantu bamumenyeyeho birumvikana ariko Bibiliya ibivuga neza ibyerekeranye n'umuntu witwa bishop urwandiko Paulo yandikiye Timoteyo igice cya mbere urwandiko rwa mbere igice cya 3 umurongo wa mbere uzasome akubwire icyo uwo muntu uko aba ameze witwa Apotre Paul Gitwaza urambwira ibintu bitatu umuziho ibintu bitatu muziho ugize neza kuko nkunda kuvuga uwo nicaranye nawe uwo nagendanye nawe uwo numvise biba ari byiza cyane kuvuga icya mbere yego ni umugabo ugira urukundo rwinshi icya kabiri nta rwango agira icya gatatu arasabana murasangira ku cyo afite ntabwo ari igisambo oya murasangira ku cyo afite rero muri ibyo bintu bitatu umuntu yabidevelopamo ibintu byinshi ariko reka mbirekere aho ngaho uko niko namubonye kandi ko mbikubwiye narabyicayemo hamwe nawe n'umukozi w'Imana umunsi bwa mbere yigeze kuntumira bwa mbere yantumiye muri Serena breakfast muri Serena bwa mbere kandi byagenze neza ni nkubwira ibindi ntabwo nabikomereza aho ngaho yuzuye ubuntu bwinshi araganira ajya inama afite ubunararibonye afite ku giti cyiwe kandi ntabwo yirengagiza waba ufite ibibazo wahuye nabyo waba ufite ibihe byiza wagize ntabwo akwirengagiza ngo kubera ko uri oya ntabwo akwirengagiza keretse uko abantu bavuga ko umuntu atari babaho ariko niko mbizi kandi niko muzi Bishop igitabo ukunze gusoma cyane ni ikihe muri Bibiliya ni inzandiko za Paulo hari ahantu hambere nkunda gusoma ni mu butumwa bwiza uko ari bune ndetse n'inzandiko zose za Paulo kuva ku rwandiko rwa mbere kugeza yaba mu bitabo n'inzandiko byose inzandiko zose Paulo yanditse ndabikunda birimo inyigisho nyinshi kandi nziza yego ni ikihe kintu ubwo turagana ku musozo mu buzima bwawe utunze gihenze ikintu ntunze gihenze ntunze Kristo ndavuga mu bijyanye na kuko niwe byose ijambo rivuga mu butumwa bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 16 ngo kuko ibimwuzuye nibyo yaduhayeho twese we yafashe imigisha yose iramuduha uvuga ngo rero ubutunzi ufite yego butagira akagero butagereranywa ni Kristo mu buzima bwanjye
kuko ibindi biguruka nk'umuyaga ariko Kristo ntawe ajya murabana yego ntago nirata ibintu ahubwo nirata Kristo ariko n'ibintu Imana yabiguhaye yego niyo umuririmbyi arivuga ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu narayihawe nayihawe ngo mu gihe ngo nihanaga ibyaha imbere y'umukiza Yesu imbere yande y'umukiza Yesu uyu ni Bishop ni umubyeyi wa benshi ni umugabo wuzuye ubwenge ni umugabo Imana yahaye igikundiro ni umugabo abantu benshi bafata nk'ikitegererezo ni umugabo abantu benshi bakunda amagambo amuvamo ni umugabo wahinduye ubuzima bwa benshi biciye mu ijambo abwiriza ni umubyeyi wa benshi nitwe turimo turaganira wakoze cyane mushumba murakoze cyane ndabashimiye Imana ibaho umugisha